Tubahaye ikaze mwese inshuti zacu z'akadasohoka, muri abantu b'agaciro cyane nk'ubusanzwe muravugana na Emi. Ubu rero tubazaniye ibintu bitatu cyangwa se inyamaswa eshatu cyangwa se ibintu bitatu bishobora gutuma bikwereka ko wowe iwawe mu rugo nta mahoro ariyo. Icya mbere ni imbeba, icya kabiri inyoni, icya gatatu ipusi. Ibyo bintu bitatu ngiye kubasobanurira bisobanura ko iwawe nta mahoro ari, cyane cyane nicyo uzasanga uryana n'abantu mubana nta mutekano ugira, ugasanga ibintu byaranze ntumenye impamvu. Ibyo bintu bitatu nkubwiye kimwe ntuzakibona iwawe kiri kwibanda iwawe, hari icyo bizaba bisobanura. Twihuse rero turahera ku mbeba, dukurikizaho inyoni, dukurikizaho ipusi. Buri kimwe cyose ndaguha ubusobanuro bwacu, nusanga byarakubayeho nahawe aho kugenda ukahita uvuga uti Mana tabara, ibintu birakomeye. Tubanze dusenge rero tweragize Imana, kuko ibintu byose bikorwa n'Uwiteka. Mwami Mana ishobora byose, tugushimiye kuba uduhaye umwanya kugira twumve ibintu dushobora kubona, tukarushaho gusenga cyane kugira ngo amahoro ahinde. Urakoze rero, ntabwo twatindira abantu turi kumwe kuko bashaka kugira ngo bumve ibyo bintu ese babyirinda bate. Turakoze ku mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubikurikize nangwa se tubyumve. Nahacu rero nahawe wowe ugiye kumva ibi bintu, ubundi bikagufasha kubana n'Imana nangwa se gusenga Imana cyane kugira ngo urusheho kuba mu mahoro. Twihuse cyane rero turahera ku imbeba. Ntuzabona urugo rwawe rwatewe n'imbeba, ukabona rwatewe n'imbeba nyinshi, uzamenye ngo ziri gusurira kuba wanakwimuka aho hantu ukagenda. Niyo uzaba ufite banki ikabona urucaho kiri muri banki, uzamenye uti iyi nzu barayitwaye rwose. Nuzaba ufite umugore muri gushwana, uzamenye uti rwose turatandukanye, hano hantu turahavuye. Imbeba ni ikintu kibi cyane. Ntuzabona watewe n'imbeba ukabona wicaye mu nzu, ukabona imbeba ziraje muri salo ziri kuguhema, ziri kwirukanka, ziri kugira ute, uzasenge cyane, uzavuga uti Mana tabara, ishano riraguye. Nubona imbeba uzicitse amahoro, uzavuga uti Uwiteka ishimwa cyane. Twihuse turakurikira ku kintu bita ipusi. Ipusi buriya nayo ni ikintu kibi cyane. Ntuzabona uhuye n'ipusi igasubira inyuma, ntuzabona inzu yawe iri guterwamo amapusi ugasanga inzu yawe ituyemo ipusi. Ipusi nyakigunda, apana kariya gapusi wishakiye, kariya gashaka imbeba. Uzagenda uvuga uti Uwiteka Mana tabara ubwoko bwawe, kuko ipusi ni ikintu kibi cyane. Kuko buriya nuzumva nimugoroba kigeze iwawe kikanyabuka, kikarara kiri kurira, kiri kunyabuka nyawu nyawu, kiriya kivuga nyawu nyawu, kiriya gipusi kizaba kiri kugukungurira, kizaba kikwereka ko ufite ibyago byinshi. Kirirwa mu nzu yawe kiri guhiga imbeba, kiri kugira ute, kiriya gipusi kiriya ni igishitani, ni ikintu kibi cyane. Ibyo bintu numara kubibona bimeze gutyo, nahawe wo kuvuga uti Mana ndagusabye mfasha, reka nsenge, usenge cyane bikomeye cyane, urebe umuntu mubi muri kumwe, umusengere, iyo myuka mibi igende yirukanke. Twihuse tudatinze rero, hari ikindi kintu bita inyoni. Sinkubwiye ngo ni inyoni bwoko ubu n'ubu, ariko inyoni, niba utuye mu nzu y'ibirahure, iriya nyoni iza buri mu gitondo igahondahonda ku rugi, ugahondahonda ku rugi ukagira ngo iri kwireba, niko bamwe babyita. Oya, nta ni imyuka mibi, ni imyuka mibi, kuko kugira ngo ubyemere, inyoni nizaza igahonda iwawe ku idirisha buri munsi, uzabaze abaturanyi bawe uti mbese hari inyoni ihonda ku madirisha namwe? Bazakubwira. Nibakubwira, ipusi rero ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gikomeye kibi cyane. Inyoni ni ikintu kibi gikomeye cyane. Ibyo bimenyetso nguhaye
ibyo bimenyetso nguhaye ntuzabibona uzahite wisuzuma urebe inyuma yawe tuvuge uti mbese noneho ibi bintu biri kuza mbanye nte n'abo mbana nabo. Numara kubona ukuntu ubanye nabo nubona ari byiza uzamenye ko iyi YouTube yacu ikubesha. Nushaka niba warakoze subscribe uzahite ukora subscribe ndabikwemereye, ariko ntabwo nusanga ibintu nkubwiye ariko bimeze uzavuge uti ibi bintu uyu muntu avuze koko nibyo. Uzakora like, share ndetse na commentaire. Ikindi kintu nakubwira gishoboka, inzozi zawe urota uziha akahe gaciro? Agaciro k'inzozi zawe burya inzozi ni umutima nama ni kubwira utumva bimeze gutya. Njye ntabwo urugero nigeze kurota ndi mu gihome, aho se ndi mu gihome buca baramfunga ngo uzira amaherere. Inzozi zawe rero ni ijambo ry'umunsi nangwa se ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Inzozi zawe uzazihe agaciro. Turabakunda rero, ibiganiro byacu nakagaruka nkuko nawe basezeranyije, ibiganiro byacu nakagaruka. Wowe bihindura ahasigaye nahawe no kugira nawe uhindura abandi n'abandi bahindura abandi, mugenda muhindurana. Turabakunda rero. Niba warakoze subscribe warakoze waduteye inkunga, niba utararayikoze ni umwanya wo kugira ngo uyikore kugira ngo ukomeze udushyigikire.